Muri iyi video ngiye kukwereka app ebyiri ushobora gukoresha byibuze ukajya winjiza hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi nta gishoro kuri internet yawe gusa, telefone cyangwa se computer birahagije na stress. Buri kwezi ukajya winjiza hagati y'ibihumbi 10 cyangwa hejuru munsi yabyo gato, ariko nujye munsi y'ibihumbi 5. Hanyuma ngo haye kaze niba uri mushyashya kanda kuri subscribe. Nitwa Dezo, nkora ibiganiro ndetse na video tutorials bigamije kukwereka uburyo butandukanye wakoresha ugakorera amafaranga kuri internet, by'umwihariko nta gishoro bigusabye. Maze igihe kinini ngerageza uburyo butandukanye bwamfasha gukorera amafaranga kuri internet. Of course hari app ebyiri nabonye nje kugusangiza. Icyiza cy'izi app nuko zimaze igihe kirekire, ziri guaranteed, ntago wavuga ngo ni ya app cyangwa se ni bwa buryo uzatangira kumenyera bugahagarara. Ni app zimaze igihe kinini ndetse zifite viziyo y'ejo hazaza bitewe n'ibyo ziri gufasha isi ya web3 turi kwinjiramo muri iki gihe. Kanda kuri subscribe, reka ngushyirireho screen ya telefone yanjye gusa, ariko nari nanjye ngirane izo app ebyiri uretse kuba ziri trusted, zizewe, zimaze igihe kinini, zifite igihe kinini zikomeje gukora. Ni app ebyiri zose wakoreraho amafaranga kuri internet, hanyuma zikakwemerera kuba wayakuriza hamwe ukayabikuriza kuri Binance. Niba usanzwe uri umusubscriber wacu, Honeygain nayikubwiyeho, nje no kukubwira kuri Jumptask uburyo wazihuza. Twagiye twihuse cyane, uri kubona ko ngewe ibyo nkubwira tuje kuri iyi Jumptask tukayifungura. Iyi Jumptask nkuko byumvikana harimo ijambo task, uraza ugaperforminga task zigiye zitandukanye, hanyuma baguhemba muri token yitwa GMPT iri listed kuri Binance Web3. Uri kubona ko icyo usabwa kugira ngo ubikuze ni ukuzuza GMPT coin 0.5. Mwarabibonye ziba zifite agaciro ka 0.4 by'idolari hafi aho, ego cyase bitatu, hagati ya 0.3 na 0.4 by'idolari. Hanyuma nituzamura uri kubona ko mu kanya ni ku itariki 9 n'uyu munsi mu kwa mbere mwaka 2026 maze kubikuzaho GMPT coin 5.5. Ninza hano nkafungura, nkaba nahitamo ko ifungukira muri browser ya Chrome. Uraza kubona neza ko hano kuri base scan bari butwereke iyi transaction ya GMPT token 5.5 zifite agaciro k'amadolari 3.94. Iyi transaction nayikoze mu kanya nibwo nabikuje, hari na amasaha ane ashize, hari ku isaha ya saa 12 ariko ku gihe cya UTC ku itariki 9 z'ukwa mbere mwaka 2026. Ibi nawe wabikora, nibyo nkubwira. Buri kwezi ukajya winjiza hagati y'ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda n'ibihumbi 10. Uri kubona ko ubushize nabwo nigeze gukora video ndi kubikuza, hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12, ariko soza video iyi transaction itaraba confirmed kuri Binance Web3, ariko uri kubona ko nayo yabaye confirmed nkuko nabivuze. Nayikoze hashize iminsi 28, nayikoze ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2025. Iyi ni Jumptask, turayigarukaho tuje hano kuri Honeygain. Uri kubona ko nago aya mafaranga nabikuje cyangwa se izi token nago yose nayakoreye hano kuri Honeygain, nako hano kuri Jumptask. Iyo tuje kuri N uhabona task zigiye zitandukanye, natumiye abantu bagera muri 7, ariko I don't know if you are making money because I have never received commission from you. Nituza hano kuri referrals, hano
ku turongo dutatu tukaza kuri referrals. Uri kubona ko iyo utumiye umuntu baguha 10%, ariko uri kubona ko natumiye abantu 7 na bonus ni 0, bivuze ko aba bantu 7 nta n'urakorera ni senti rimwe ahari. Iyo tuje kuri N, mu by'ukuri task za hano kuri jump task ziragoye ariko ziranoroshye. For example, hari nka task ya Binance ukora bakaguha $6 uramutse abantu benshi wenda tuba muri crypto tuba dufite Binance, niyo mpamvu bashyiraho task nk'iyi bakayihembera $6. Uramutse ubaye ufite nk'umuvandimwe ufite telefone n'irangamuntu adafite Binance, ushobora kuba wakoresha iyi link cyangwa se ugakora iyi task ukoresheje telefone ye, ugakora KYC ukoresheje irangamuntu ye, ni umuvandimwe wawe, ni umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa se ni inshuti yawe yabyemera, ni na byiza kumufungurira Binance account, ni na byiza mukabona nayo $6. Gusa ariko hari n'izindi task zigiye zitandukanye nk'ubu buryo cyane bwo gucekinga bakaguha daily reward. Ndabukoresha buri munsi, n'uyu munsi na cekinze, niyo mpamvu uri kubona bari kumbwira ngo reward is collected, come back tomorrow. Nzagaruka ejo. Buri munsi bama 0.014 cyangwa 13 by'iyi coin yitwa GMPT. Ntago ifite agaciro ko hasi, ariko bizwi neza ko niba nabikuje reka tubirebe kugira ngo umenye agaciro k'iyi coin. Ni coin cyangwa se ni token yihagazeho. Izi coin 5.5 ziba zifite agaciro $3.94. Uri kumva ko iyi GMPT coin imwe ni nka 0.6, hagati ya 6 na 7 by'idolari. Ntabwo idolari riyiruta cyane kuko ntabwo riyikuba kabiri, birumvikana, kuko izi GMPT coin 5.5 ni $3.93. Urumva ko iyi ni coin utapfa gutera ibuye guys, ihagaze neza, nta mazeru arimo. Hanyuma iyo tuje hano kuri Honeygain, reka turebe no kuri Honeygain, kuko iriya jump task ubusabwa kuyihuza na Honeygain. Abantu benshi mufite Honeygain ariko ntago muziko mushobora kujya musharinga internet yanyu nk'uko bari kumbwira ngo sharing, hanyuma coin ubonye zikajya ziza kuri jump task wallet. Ariko iyo ugifungura Honeygain, mwibuke baguha $3 y'ikazi cyangwa se coin 3,000. Birumvikana ko nk'ubu mwanja hamfiteho $1 kuri Honeygain wallet, ntabwo nyine nayabikuza yanayarekeyeho. Ahubwo iyo tuje hano kuri jump task wallet tugakirikaho, unkurikira ndagusobanurira usobanukirwe neza guys. Okay, iyo ukiritse hano kuri jump task wallet batwereka wallet noneho yiriya jump task cyangwa se igiteranyo cya credit tubona hano kuri Honeygain n'izindi credit cyangwa se izindi GMPT tubona hano kuri jump task. Hano kuri jump task iyo nkoze daily check-in, na hano kuri Honeygain nkagenda nsharinga internet, token zose cyangwa se izi credit zihita zivunja muri GMPT token, agahita abari kuri iyi balance. Nk'ubu bari kutubwira ko izi credit zamaze koherezwa kuri jump task arizo nabikuje uyu munsi, ndetse baguha n'10%, kuko urebye nakabaye mfiteho izi credit, ariko bitewe nuko na connectinzeho iyi jump task wallet bamya 359. Dushobora guhita tuza hano tugahita tujya kuri jump task twari turi muri Honeygain, duhitamo browser tugomba gukoresha. Reka nsubire inyuma ubirebe neza guys. Hano turi muri Honeygain app. Bitewe nuko twayihuje na jump task, dushobora kubonaho iri jambo jump to
Jump Task dashboard twarikoraho bakaduhitamo browse dushaka gukoresha, hanyuma tugategerezaho gato twitonze, bahita batujyana muri Jump Task. Hanyuma iyi niyo balance dufiteho kuko maze kubikuza mu kanya. Ubu tuni two dutokeni maze kwa accumulating. Ubusabwa kuza ukagerageza kuba wakora task, gusa nge task zaha nabonye zigoranye. Icyo nkora ni daily check-in, hanyuma naba flowings no kuri X connecting aho Discord yanjye ndetse na Telegram account yanjye. Gusa ariko nzakomeza kugenda exploringa kuko task zo nabonye ziriho ni nko playing a game. Nk'ubu wenda hari game na downloadinze ariko bansaba kuba nadiginga, ni game uba ugenda udiginga cyangwa se ukora mining, ariko ngo kugira ngo muri metero 1000 ni yitwa magnetic miner na downloadinze nka task hariya. Ariko biragoye cyane kuba wakina game kugira ngo ugere kuri level baba bifuza babe baguhemba. Jewe nabona uwo mwanya. Rero iyo uje hano kuri tap to drop uri kubona ko ndi kuri level ya metero 70, ugenda udiginga gutyo uzamura. Iyo ugeze hano barakubwira ngo magnet lost, bura nyine nahitinze akantu katari necessary kaza hano. Gusa barakubwira ngo wonderful, bakaguha aya makoini. Ushobora kuba wareba video bakayakuba gatatu. Turaza kuri no thanks kuko icyo tuba tugamije nuku kuba twadiginga tukagera muri metero 1000. Ndi muri metero 70. Wimagine igihe nazagera muri metero 1000 kugira ngo bame something like $1 cyangwa se. Nabonye ko nabona umwanya wabyo. Ngiye nkunda gukora ibintu biri passively, bitansaba gutakaza my energies cyangwa se my time, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma hano ni gute uhuza iyi honey gain na Jump Task? Niko gace k'ingenzi tugiye kureba. Abantu benshi mufite honey gain ariko ntago mufite Jump Task. Gusa ariko menya ko niba ufite, nibyo narindi kuvuga, ni hari amfiteho $1 nasizeho. Niba uri mushyashya kuri honey gain baguha $3, nta kuntu wabigenza ngo uhite uyashyira kuri Jump Task ngo uhite yabikuza ku kanya, kuko niba ari bwo gifungura honey gain ntago wakabaye warayihuje na Jump Task. Rero batangira gutwara credit zawe bazivana hano kuri honey gain bazijyana kuri Jump Task iyo umaze guconnecta honey gain na Jump Task. Ubikora gute? Turakoresha website version kuko nidukoresha app ntago biri bukundi. Turaza muri website accessing honey gain account yacu. Turategereza aho gato twinjire muri honey gain website version. Birumvikana. Hanyuma tukigira muri honey gain turaza hano ku turongo dutatu. Ni ibintu sorry iriya notification nari nyifunguye. Turaza hano ku turongo dutatu. Hanyuma uri kubona hano bari kutubwira ngo honey gain, hano bakatubwira Jump Task, bakakwerekana rya 10% bagenda baguha nyine. Iyo kano gafunze, wowe kano kazaba gafunze muri ubu buryo. Iyo gafunze barakubwira ngo you are now earning in honey gain mode. Ubu ngubu credit twagenda tubona zajya ziza hano kuri iyi balance ya honey gain cyangwa se kuri iyi wallet ya honey gain. Ariko tuje ku turongo dutatu niko uzabikora bwa mbere. Wowe uzasanga bimeze gutya, uhafungure. Njewe kano kanya bahita bambwira ngo you are now earning in Jump Task mode. Ariko wowe niba udafite honey gain, nako niba udafite Jump Task account, bazagusaba kuba wafungura cyangwa kuba wakiriya account kuri Jump Task. Hano niho bazabikubwirira ugifungura hano. Wowe ntago bazahita bakubwira ko uri kwaninga via Jump Task wallet. Bazagusaba kubanza gufungura account
kuri Jump Task. Hanyuma niba uri muri bare abantu 7 natumiye cyangwa se nawe usanzwe ufite account muri Jump Task, uzabanza of course bazahita bagusaba nyine bazakoherereza imibare 6 muri Gmail yawe ya Honeygain kugira ngo barebe niba ari wowe koko uri kugerageza guhuza account yawe ya Honeygain cyangwa se wallet yawe ya Honeygain na Jump Task wallet. Iyo mibare 6 ugenda uyikorere copy uze uyemeze, of course bizahita bikunda nawe bifunguke bimere gutya. Okay, bimere gutya bakubwire ngo you are now earning in Jump Task mode. No closinga uzajya utangira kubona credit uri kugenda ubona kuri Honeygain ziri guhita ziza hano kuri Jump Task. Wakuzuza 0.5 GMPT ukabikuriza kuri Binance Web3. Hari ikindi kintu cy'ingenzi cyane nanone ukwiye gukora. Iki ukwiye guhuza Binance wallet yawe na Jump Task wallet. Iyo uje hano kuri earnings ugakora kuri earnings, hanyuma ukaza hano kuri my wallet. Okay, uri kubona ko iyi ni wallet yanjye, ni Binance wallet address yo kuri cyangwa se yiri ya token nyine ya GMPT iri kuri network ya Binance Smart Chain. Hanyuma wowe bazagusaba nyine guhita uhuza Binance Web3 cyangwa se guconnecta wallet yawe kuri ya Jump Task. Nidufungura Binance n'urugero mwereke n'uburyo uzakenera gas fee ukimara kwakira ziriya GMPT kuri Binance Web3. Ukenera gas fee ya BNB kugira ngo uzikorere swap. Reka dufungure Binance twihuse, ndabona iyi video yabaye ndende ariko mbangira ngo gusobanurire neza usobanukirwe. Hano turi kuri exchange, tuzaza hano kuri wallet cyangwa se Web3 kuko iriya GMPT coin cyangwa se token iri kuri Binance wallet, nago iri kuri Binance exchange. Hanyuma iyi ni Binance wallet duswitchinze on. Hanyuma uri kubona ko ngewe banyereka currency zanjye muri iyi form cyangwa se muri iyi currency, banyereka crypto zanjye muri iyi currency. Sinzi niba ari amayeni ariko ntacyo bitwaye kuko nituza hano kuri asset, kuri iyi coin ya GMPT niyo nshaka kukwereka, tukayifungura. Uri kubona ko mu kanya gato cyane muri historique bari kutwereka ko nabikuje za GMPT 5.5 na za zindi 0.55 nazakiriyeho zose zahise zibe 6 nazikoreye swap mu kanya gato cyane. Nazikoreye swap mbona BNB, uri kubona ko buri kimwe kigaragara neza cyane. Nahise nakira is BNB. Hanyuma ni gute kugira ngo ukore swap bikunde nka gutya nabikoze nkabona BNB nkazohereza kuri Binance Exchange? Icyo gihe ukenera BNB byibura ngewe naguze USDT za 2.3 kuri Binance P2P mita nyikorera swap muri BNB. Hanyuma ubwo ibyo nabikoreye muri Binance Exchange, nago ndabyerekana byose, video yaba ndende kandi ni ibintu byumvikana. Ahubwo ikintu cy'ingenzi ni gute uzavana za BNB zawe kuri Binance Exchange ukazishyira kuri Binance wallet. Iyo uri hano kuri asset, ubwo turi muri Binance wallet, ushobora kuza hano kuri receive, hanyuma bagusaba kuba wakora transfer ukavana kuri Binance Exchange ukajyana kuri Binance wallet. Okay, ibyo ubikora gute? Uhituza hano kuri transfer. Okay, uhitugera kuri iyi page bakagusaba coin ushaka kuvana kuri Binance Exchange ukayishyira kuri Binance wallet. Mwibuke twebwe ubwo tuba dusabwa gushyiraho
BNB. Impamvu batari kuyitwereka nuko ari na BNB dufite kuri Binance Exchange. Uri kubona ko izi ni coin bari kutwereka nyine tugiye dufiteho small amount kuri Binance Exchange, ariko nuzaba ufiteho $1 worth of BNB cyangwa se dolari rimwe muri BNB, ubwo muri BNB sinzi niba ari 0.0 kangahe, ariko ubaye ufiteho idolari rimwe muri BNB bayikwereka hano ugahita uyiselectinga. nk'ubu reka duselectinge USDT, ariko wowe uzahitamo ubwo BNB, uselecting network uzahitamo iyi n'ubundi ya BNB Smart Chain, uhite uza kuri continue. Icyo gihe ugikora kuri continue bazagusaba gushyiramo umubare, turaza kuri max, hanyuma tuze kuri transfer. Baratubwira ko minimum withdraw must be 10, ariko idolari rimwe n'ibice bitatu ngewe nabikoze muri BNB birakunda, nibwo buryo nakoresheje. Mbona gaze fimita ngenda mfata za GMPT nzikorera swap, nanone nyimara kuzikorera swap mpita nzohereza kuri Binance Exchange. Icyo gihe bwo ujya kuri send, kuko twari twaje kuri receive kugira ngo dushyireho gaze fi kuzivanaho. Ubwo muri BNB nazo uba wazikoreye swap ziri muri BNB, ndetse kuko ni rya dolari rimwe n'ibice bitatu mba nashyizeho ntabwo riba ryakoreshejwe nka gaze fi, ubwo byose bigahita bijya muri BNB nkahita mbigarura. Okay, selectinga pair ya GMPT kuri BNB birumvikana, nkahita nza hano kuri send kugira ngo za BNB nzijyane kuri Binance Exchange nziswapemo USDT nzigurishe P2P. Ibyo ni ibintu bizwi cyane. Nkahita nza hano transfer to Binance Exchange. Mwibuke hamwe hambere hari good to go, reka tuze kuri receive, hari transfer from Binance Exchange, mu gihe hano tubona transfer to, hari to and from. Ushobora kuba wavana crypto asset zawe hano kuri Binance Wallet ukazijyana kuri Binance Exchange, cyangwa se ukavana kuri Binance Exchange uzana kuri Binance Wallet, bitagusabye kugenda gukora copy ya receiving address ukagenda ukayipastingamo. Oya, ukoresha ubu buryo bwa send, ubundi ugahitamo transfer to cyangwa transfer from. Nibyo ngibyo, nizere ko buri kimwe cyumvikana neza. Tubonane mu bindi biganiro turimo kubategurira. Bye bye.